Haleluya. N'itorero ryose kunkingurira umutima no kunkunda nk'uko mbakunda ndabibashimiye. Amen. Haleluya. Yesu abaha umugisha. Reka rero dukomeze tugiye kuganira amagambo y'Imana. Turasoma icyanditswe baduhaye muri Ezira igice cy'umunani umurongo wa 21. Ezira igice cy'umunani umurongo wa 21. Ndasoma nanone mu gitabo cy'ibyahishuwe 19 umurongo wa 7 kugeza ku 9. Ibyahishuwe cyangwa ibyahishuriwe Yohana igice cya 19 umurongo wa 7 kugeza ku murongo w'9. Urabizi nk'umuco wanjye nsoma icyanditswe mu isezerano rishya hanyuma ikindi mu isezerano rya kera. Bibiliya iravuga ngo duhereye muri Ezira 8:21 ngo maze ntegekera kwiyiriza ubusa aho ngaho kuri uwo mugezi Ahava kugira ngo twicishe bugufi imbere y'Imana yacu ngo tuyiyoboze inzira idutunganiye twebwe n'abana bacu bato n'ibintu byacu byose. Hanyuma mu byahishuwe igice cya 19 umurongo wa 7 kugeza ku wa 9, tunezerwe twishime tuyihimbaze kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye, umugeni we akaba yiteguye, kandi ahawe kwambara umwenda w'igitare mwiza urabagirana utanduye. Uwo mwenda w'igitare mwiza niwo mirimo yo gukiranuka y'abera. Arambwira ati, andika uti, hahirwa abatorewe ubukwe bw'umwana w'intama. Kandi ati, ayo ni amagambo y'ukuri kw'Imana. Amen. Mana ishimwe. Haleluya. Ejo twaganiriye kuri faveur y'Imana, isengesho rikugira umwami, igikundiro. Amen. Nubwo ntifuza kubijyamo ariko ndashaka kwegeranya imitima y'abatari bahari kugira ngo noneho tuganire noneho isengesho ry'abageni. Igikundiro kiri mu bintu nsengera cyane kurusha ibindi, kuko nasobanukiwe yuko ibyo nzageraho ntazabigezwaho nuko nkora cyane kurusha abandi, kuko necessairement bakora cyane atari bo bunguka kurusha abandi. Bibiliya iravuga ngo aho abantu biruka, abazi kwiruka sibo babona ibihembo cyangwa batsinda. Intwari ntabwo ari zo zinesha urugamba, abazi ubwenge ntabwo ari bo batungishwa. Bibiliya ikavuga ngo ibihe n'ibigwirira abantu biba kuri bose. Imana iguha ibihe bikugwirire mu izina rya Yesu. Imana ikubere favorable, ikubere favorable. Ibihe bikorohere mu izina rya Yesu. Ibihe byorohera ubuzima bwawe. Tubona kumwe mu mivumo mu gutegeka kwa 2:28 uhereye ku murongo wa 15 kumanuka yari umuvumo wa defaveur, w'icyangiro, wo kwangwa, wo gusuzugurwa, wo kutamererwa neza rwose. Aho Bibiliya tubwira hamwe ngo ubutaka buzaguhindukira nk'icyuma, ijuru riguhindukire nk'umuringa. Imvura ntayo uzabona, ubutaka n'ubuhinga buzakugora. Aho abandi babonera batarushe, wowe uzahabonera wiyushakuye. Hariho abantu benshi mu buzima bagorwa n'ubuzima mu buryo buremereye. Ibi mbivuga mbizi ku buryo iteka ryose ajya kugera ku kantu gato yiyushakuye. Ariko si wo mugambi w'Imana ku buzima bwacu. Yesaya 53 umwe mu migisha duhabwa muri Kristo Yesu. Bibiliya iravuga ngo isura ye ntiyari iyo kwifuzwa, yagize isura itari iyo kwifuzwa kugira ngo twebwe tugire igikundiro. Come on, hallelujah.
tugire faveur, tugire igikundiro. Aho umwongereza asobanuriye favor akavuga ngo ni unfair partiality. Abantu bakaguhitamo atari ukubera ko uri umunyabwenge. Imana ikakurobanura ku butoni atari ukubera ko uzi ubwenge kurusha abandi. Imana ikagutoranya ikakuvana mu bandi. Oh haleluya! Ikakuzamura ikakugeza ku ibwami. Kubera iki? Faveur. Ngirira mwene so faveur. Abami b'iyisi bose babizi neza yuko abenshi muri bo ntabwo bari bafite isura yo kwifuzwa. Sibo bari abanyabwenge kugira ngo babe abami, ahubwo Imana yagize gutya ibagirira neza. Muranyumva neza? Nanjye nahisemo ubu buzima, ndavuga ngo kuko nsobanukiwe yuko kuvunika cyane bitavuze gutera imbere, sinzongera kwemera umutsima w'umuruho. Bibiliya irambwira ngo bibaruhiriza ubusa kurya umutsima w'umuruho abanzi babibonera mu bitotsi. Ndifuza kubona ibintu nkiryamye, ndifuza kubona umugisha nkiryamye. Hari abavuga butumwa, hari n'abavuga butumwa. Hari abavuga butumwa bafite ishurirwa, ariko hari n'abavuga butumwa bafite ishurirwa bakagira na favor. Uwo niwe nifuza kubaho. Imana ime faveur, ime nishurirwa mu ijambo. Hari abacuruzi ariko hari n'abacuruzi. Hari abacuruzi bacuruza ku bw'ubwenge, ariko hari n'abacuruzi bacuruza ku bwa favor. Sinzi uwo ushaka kubawe, jewe nahisemo. Mbwira mwene so, we wahisemo iki? Mumbarize. Jewe nahisemo favor. Jewe n'umuryango wanje ntituziyuha kuya kugira ngo tubeho. Tuzakora kuko ari Imana y'umurava, dukorana ishaka, ariko hirya yabyo nziringira faveur mu byo nzakora byose. Come on, hallelujah. Imana iguhe faveur yo gukurikirwa mu izina rya Yesu, yo kwakirwa mu izina rya Yesu, yo gutera imbere mu izina rya Yesu. Uyu munsi tugiye kongera gutera indi ntambwe, kandi ndifuza ngo tujyane. Turifuza kumva isengesho ry'umugeni, isengesho ry'umugeni, kugira ngo aharaho nituryumva aba ari ryo dutangira gusenga. Twasomye ijambo mu gitabo cya Ezira. Inkuru ya Ezira ni ndende cyane, wenda sindi buyivuge hose. Kuva mu gice cya mbere kugeza mu gice cya gatandatu, Ezira bavuga makuru y'urugendo rwa mbere rw'Abisiraheli bava i Babuloni bajya i Kanani, mu gihugu cyabo cy'amasezerano. Basubizwa iwabo nyuma y'imyaka 70, nk'uko umuhanuzi yari yarahanuye yuko bazasubira mu gihugu iwabo. Hanyuma Ezira noneho agahita avuga urugendo noneho yayoboyemo Abisiraheli kuva mu gice cya 7 kugeza mu gice cya 10. Bava nanone nyuma y'indi myaka nka 60 bongera iyindi groupe y'Abisiraheli bari barasigaye i Babuloni, bava i Babuloni bajya mu gihugu cyabo cy'amasezerano. Tubyibukiranye, hari igice cya mbere cyazanywe na ba Zerubabeli ndetse n'abandi nka ba Nehemiya. Haza nanone Ezira wavaga mu muryango w'abatambyi, akaba n'umwanditsi mwiza, buriya yavaga mu muryango wa Aroni. Noneho we aza afite indi misiyo. Ubwo yabazanaga azana Abisiraheli bava i Babuloni, baza umutima wa kiriya gitabo cyose, wenda kuva muri Ezira igice cya mbere umurongo wa mbere kugeza 6:22, abavuga ibintu bibiri by'ingenzi, ndetse no kuva mu gice cya 7. Igice cya mbere cy'ubuzima bwe, iyo urebye misiyo y'ubuzima bwa Ezira yari utandukanye na misiyo y'ubuzima bwa Nehemiya. Nehemiya umutima we kwari ugusana inkike z'i Yerusalemu. Twasomye ejo Nehemiya. Ariko Ezira mutima we ntabwo kwari ugusana inkike z'i Yerusalemu, kwari ugusana inkike z'urusengero rw'Imana, kwari ukongera kubaka umurimo w'Imana. Umutima we kwari ukuvuga ngo mbese urusengero
rwahindutse imisaka, aho abantu bapfuye bameze nabi, twakongera kubaka urusengero ngo icyubahiro cy'Imana kigaruke muri Isiraheli? Icya kabiri, mbese ko umurimo w'Imana wasenyutse, Abalewi bakaba baratatanye, twakongera kwegeranya abakozi b'Imana tukongera kubaremamo ibihe byo gusenga, ububyutse bw'Imana bukaba muri bo, bagafata umwanya wo kwihana, bakiyiriza ubusa, bagahamagara Imana mu cyimbo cya Isiraheli ngo ahari aho Isiraheli yongere kwibukwa. Umutima we kwari ukurestora urusengero rw'Imana, kwari ukurestora inzu y'Imana. Imbabazi yari afitiye ubwoko bwa Isiraheli ntabwo zari zijyanye no kugira amacumbi nk'uko Nehemiya yari ameze, ntabwo kwari ugukurwaho isoni gusa ngo amahanga yongere kububaha. Umutima we kwari ukuvuga ngo mbese igicaniro cy'Imana cyakongera kubakwa, mbese icyubahiro cy'Imana cyakongera kugaruka muri Isiraheli. Uwo ni wo wari umugambi we, bifitanye isano n'isezerano rishya ku mutima w'Imana. Umutima w'Imana uba ku itorero ryayo, umutima w'Imana uba ku itorero ryayo kuva kera na bugingo n'ubu. The ultimate goal, intego nyamukuru ya Kristo kwari ukuzana itorero akaryishira ridafite ikizinga n'umunkanyari, kwari ukurema ubundi bwoko bw'abantu. Bibiliya ibwita umugeni. Haleluya! Bibiliya ibwita umugeni, ni rwo rugero rwo hejuru. Ndaza kuvuga itorero uburyo rirebwa, ariko ndashaka kuvuga ahangaha mbere. Umutima kwari ukugira ngo hazabeho umunsi umukwe n'umugeni bazahura, hanyuma Kristo agakora mariage n'itorero rye. Haleluya! Noneho hakaza umukwe n'umugeni bakagira fusion, bakaba umwe. Nk'uko amazi n'amata uyavanze utabasha kumenya ngo aya ni amazi, aya ni amata. Nk'uko igikoma n'amata ubivanze utabasha gutandukanya amazi n'igikoma, kugira ngo Kristo n'itorero babumwe, begerane babumwe, kugira ngo ibyo Kristo byose afite bihinduke iby'itorero. Umwanditsi w'igitabo cy'urwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 4 kuva ku murongo wa 11, ariko cyane cyane ku murongo wa 17, Bibiliya iravuga ngo as he is so are we in this world, ngo nk'uko ari niko natwe turi muri iyi si. Mu yandi magambo yari ariho arayishurirwa uburemere. Ndaza kurigarukaho iri jambo, akavuga ubwo Kristo n'itorero bazaba ari umwe utabasha kubatandukanya. Waba uciye akaguru k'itorero ukaba uciye akaguru ka Kristo, waba wishijisho Kristo ukaba wishijisho ry'itorero, kubera ko yaravuze ngo yaduciye nk'imanzi, yaduciye nka tatuwaje mu biganza bye. Mu yandi magambo, ushatse gukora ku itorero, wibesha ugakora ku itorero, uba uciye ikiganza Kristo, kandi ntabwo wamukira. Ndavuze ngo ntabwo wamukira. Nta bwami bwigeze kurwanya itorero ngo bukire uburakari n'ubukana n'umujinya w'Imana, kubera ko iryo torero ni irya Kristo. Uriya mugeni, umunsi umwe nari mu masengesho ndakaye, ndiyo ndavuga mwami, itorero rirayobye, itorero riri mu buhenebere, itorero riri mu nzara, itorero rimeze gutya. Ndavuga itorero riri mu busambanyi. Ngiye kumva numva umwuka w'Imana urambwiye ngo ceceka, uzavuga abakozi bawe b'Imana bagiye mu buyobe, uzavuga abakristo ushatse kubagarura, ariko ntuzigere uvuga itorero ryanjye,
kubera ko nawe ntiwakwishimira kumva mvuga umugore wawe nabi. Turi umugore wa Kristo. Come on, hallelujah. Turi umugore wa Kristo. Mbwirira mwene so, ntuzigere wibesha kuvuga itorero nabi, kubera kuriya ni fiancé wundi. Muranyumva cyane? Hallelujah. Wifuje kubona umujinya wanjye, magurutsa abagaratiya banjye bose, abagaratiya bose bagahaguruka, wakora ku mugore wanjye. Subutu je wankora, ariko wibeshe ukore ku mugore wanjye. Noneho jewe ndi umuntu, ibaze Kristo yakumara. Hallelujah. So intego ya mbere kwari ubukwe bwa Kristo n'itorero bombi bagaba umwe. Intego ya kabiri kwari ukugira a high level of intimacy, urwego ruhambaye rw'ubusabane rutigeze kubaho mu buzima bw'iyi si. Bibiliya iravuga mu gitabo cya Efeso 5:25 kugeza ku murongo wa 28 ngo bagabo mukunda abagore banyu nk'uko Kristo yakunze itorero akaryitangira ngo aryeze. Muhumure sinze gushingira, ariko nawe niba ushaka umugabo uhita umwakira mu izina rya Yesu, cyangwa umugore umwakira. Ngo ariko ngo mukunda abagore banyu nk'uko Kristo yakunze itorero, mwumve, amaze kuryogesha amazi n'ijambo rye, aryishire rifite ubwiza, fraîcheur, ridafite ikizinga cyangwa umunkanyari, rifite ubwiza, gloire, icyubahiro, cyangwa ikintu cyose gisa gityo, ahubwo ngo ribe iryera ridafite inenge. Muranyumva? Paulo ashaka kwisobanura, abivuga munsi, noneho abikosoreramo ku murongo munsi hasi. Aravuga ngo iri ni iyobera, n'ubwiru budasanzwe, ngo kuko byose yavugaga yabivuze abiganisha kuri Kristo n'itorero. Mu yandi magambo, ririya jambo dukunze gukoresha dushingira abantu, initially, umutima w'umutima wa ririya jambo ntabwo ari mariage y'abagabo n'abagore, ahubwo ni mariage ya Kristo n'itorero. Muranyumva? Now dore ibyo avuga rero. Avuga ibintu bibiri bihambaye ndetse by'ingenzi. Atangira kuvuga ngo aryishire rifite ubwiza. Reka mbabwire rero, dore business Kristo arimo muri iyi minsi. Vuga utivuge Flori, nyinginga cyane utivuge Flori. Dore ngubwire business Yesu arimo imuraje inshinga ituma arara adasinzira. Muzi ariyo ni ukukugira mwiza. Hallelujah. Business ituma adasinzira yatumye avuga ngo sinzongera kunywa ku giti cy'umuzabibu, sinzatinyuka kunywa ku giti cy'umuzabibu. Muzi ariyo ni ukuguha fraîcheur, ni ukukwambika gloire. Bakoresheje ijambo gloire, glory. Ijambo glory kabodi y'Imana, cyangwa tumanuke tuvuga ubwiza bw'Imana bwigaragaje mu bantu, ari bwo Shekina. Muzi icyo ari cyo? Ni rya jambo ri mu Byahishuwe 5:12 na 7:12, bashima umwana w'intama ashimwe, ukwiriye icyubahiro, ubwiza, imbaraga, gukomera. Hari ahantu Bibiliya ivuga nanone blessing, umugisha, ubutware. Biriya bintu birindwi byose nibyo Kristo arimo, niyo business afite. Ari muri business yo kuguha umugisha. Ntabwo mwanyumvise hano, reka nigire hariya. Ari muri business yo kuguha umugisha. Ntabwo wanyumvise. Ari muri business yo kuguha icyubahiro. Oya, ariko muriho muranyumva? Ari muri business yo kuguha ubutware. Muranyumva neza? Ari muri business yo kukugira ubwiza, uw'icyubahiro, umuntu udasanzwe, umuntu ugenda yabavuze ngo
arahageze, bakabanza gukora protocole ukiri mu kilometero. Muzi impamvu? Uruhu bwiza. Oh, come on, hallelujah cyane, hallelujah. Muri Bibiliya y'icyongereza imwe yitwa The Message, baravuga ngo aryishira ridafite ikizinga n'umunkanyari, ariko aryambitse ubwiza. Si ibyo nanone, ngo aryambitse umwenda w'umweru. Urumva? In her dazzling white silk. Mu yandi magambo, nk'umwenda w'abageni, agatimba, ikanzu, ngo ubone usa neza nk'umugeni. Nanone, radiant with holiness, usa neza, usa neza. Oh, hallelujah. Mwihangane, ndaza gukoresha urugero rwa madamu, kandi nawe uze kuvuga uwawe, ndavuga uwanje. Ku munsi w'ubukwe naramuyobewe, twagiye kumutora, nsanzwe menyereye undi mukobwa usanzwe, ariko ngiye kubona ntegereje mfite amatsiko, ndi mu modoka ntegereje, barambwira ngo noneho mushobora kwinjira. Ninjira mfite amatsiko, nkaho ntari nsanzwe nzi madamu. Noneho ninjira mfite isoni, ngiye kubona nitegereje, nareba muri twa tunuza baba babambitse, batwita ngo iki harya, agatimba. Najya kubona nkabona n'undi muntu, naho ubwo bamufasheho umwanya. Come on, hallelujah cyane, hallelujah. Ubukwe bw'ubu noneho bisigaye bikabije. Ubu uzakora ubukwe nk'ejo, ukamara ngo warakoze, wararuhutse, ndavuga abafite ubushobozi, noneho afite aba wedding planner baramuteguriye, hanyuma iminsi ibiri ya nyuma akavuga ati nta stress nkeneye. Umunsi wa mbere akajya muri sauna, akabiri icyo kandi agakodesha sauna wenyine. Hanyuma yarangiza bakaza bakamupodora, ikushe ya mbere y'igishahuro, ikushe ya kabiri y'igishahuro, bakamusiga amavuta. Hari aba esthéticien bajya basiga umubiri, bakawumasa, bakawukuba, ya mavuta wari warasize kuva muri 90. Murabizi nta mudamu ubaho atarisize nk'amavuta nk'ubwoko nk'icumi. Bakabanza bakawukuba, niba bakoresha struwaya simbizi. Icyo nzi nuko ahinduka akagira fresher. Muranyumva? Bamara gukuba rwose, bagashyiraho fondota, niba ari fondota, niba ari tendofo simbizi. Barangiza bagashyiraho igishahuro, bagasiga, bakamukora neza bihwanye nuko abyemera. Mugabo umwe dusengana yaransekeje, ntabwo azi gutandukanya kudefiriza no gusuka. Noneho umugore yabaga yaje yasutse, akavuga ngo ko bakudefirije neza. Noneho yaze yadefirije, bati noneho ko bagusutse neza. Birarangira avuga ati bakugize mwiza. Ntabwo nzi ibyo bamusiga, ariko icyo nabonye umugenaje, ndavuga ati ye baba we, haleluya. Kristo nawe umutima we dore n'uyu nguyu. Intego ya mbere afite, urwo rwego rw'ubusabane bwawe nawe, muzi urwo ari rwo, n'urwo kugira ngo aguhishure nk'ubwiru budasanzwe. Bajye bavuga ngo uyu muntu avuye he, uyu muntu twari dusanzwe tumuzi, mbese ni wa wundi wabaga kanserege, mbese ni wa wundi wabaga kadobogo cyangwa mu budurira. Reka da, ntabwo ari we. Yavuye kugirwa mwiza na Kristo, yavuye kwanduzwa, kumuvanaho umwanda wose kugira ngo amwambike ikamba. Oh, come on, hallelujah. Ngirira mwene so, Yesu niyo business arimo. Ntukagire ibyago utangire wibaze mu mutima, mbese ibi ni ibiki biriho birambaho. Umva ko Yesu ari muri business yo kukugira mwiza.
ntabwo ari muri business yo kuguhonya, kukubabaza, kukwica, kugusenya. Ariko Yesu wanje we, ntaramenya aya magambo, najyaga nsubiramo amagambo abakozi b'Imana b'abavetera bamaze imyaka mu murimo w'Imana bahora bavuga. Umurimo w'Imana uravuna, umurimo w'Imana urica, umurimo w'Imana urasenya, umurimo w'Imana iyo mbimenye simba naragiyemo. No. Nuko witekereje nk'umugaragu, jewe ndi umugeni. It is a matter of changing your mind. Jewe Kristo ari muri business yo kungira mwiza. Akadomo, mbwira mwene so, akadomo akitsu. Munyumve neza, kwizera kwawe niko kuzagutsindishiriza. Ubasha kwitekereza mu buryo butandukanye. Bibiliya iravuga ngo ku kigoryi izigaragaza nk'igoramye. Nahisemo kutazaba ikigoryi, nahisemo kugorora ibitekerezo byanje, ndi umugeni. Ariko oh haleluya cyane, haleluya. Now ubu rero turi mu byo abubu bita bridal shower. Bridal what? Pawulo abivuga mu Bikorinto ba kabiri igice cya 11 murongo wa mbere kugeza ku wa 3. Aravuga ngo icyampa mukanyihanganiraho hato ku bupfu bwanjye, nyamuneka munyihanganire, ngo kuko mbafuhira ifuhe ryo mu buryo bw'Imana, kuko nabakwereye umugabo umwe ari we Kristo, ngo mubashingire mumeze nk'umwari utunganye. Umutima wa Kristo edol samigren kural. Kristo, mwumve Kristo adufuhira ifuhe ryo mu buryo bw'ubumana ridasanzwe. Ifu ariko mwari mwabona umuntu wafuhiye umufiance we? Mwari mwamubona ukuntu buri umuntu utagufuhira, niba atagufuhira muri abafiance, hitumucaho akarongo, uwo nguwo si umugabo wawe, uwo si umugore wawe. Kuko ifuhe rigomba kugaragara, ni kamere y'Imana, n'Imana ifuha, icyo nacyo yarakiguhaye. Nkunda kwigisha abagore nkabwira ngo nimuzajya mubona umukobwa watangiye kwikurura cyangwa umugore watangiye kwikurura ku mugabo wawe, ujye uhindura strategy. Vuga uti ivuge Flori, nkubakire, urashaka nkubakira, ujye uhindura strategy. Tu dois marquer ton territoire. Ugomba kwerekana yuko ari wowe mugeni. Dore uko intare ibigenza. Intare buriya iyo iri mu ishyamba ikagira gutya, iri mu ishyamba, mukajya mukumvira avuze ngo buriya yivuga ntabwo iba yayura, ntabwo biba biyivunnye. Oya, ibiriho iravuga ngo intare ndahari. Abantu bose bageze hafi hano bamenye ko umwami w'ishyamba nahageze, ikavuga muranyumva neza? Abantu bigeze bajya gusura ingagi, habaho ingagi y'umutware, harya yitwa ngo iki y'ubu ngubu umutware? Ndumva yaritwaga menya yaritwaga mutware nyine, ndayibagiwe. Iba ari imwe nyine ari nk'ayo mwami. Abazungu baraza bakishyura amadolari 500, bakaza bakazunguruka, bakajya bifotoza, bakifotoza kuri twa nyina, bakifotoza ku twana, bakatwegera, bakajya bafata amaselfie. Hanyuma mutware yabona ko batangiye kumenyera ibi bitegereza, iri nko mu ishyamba hari, iza yiruka cyane, hubu ikabazungurukamo, ikabatandukanya n'abana na ba nyina bose. Yarangiza yabagera hagati kagira ngo kubabwira ngo niko hapa.
niko wapi? Niko hapa. Subutu mwongere kwegera umuryango wanjye. Namwe abagore nimuzajya mubigenza mutyo, uzajya mark ton territoire. Muranyumva neza? Mbwira mwene so mark ton territoire. Ujye uhamagara uwo uvuge ngo uyu yarankoye. Hari impamvu yamisemo ntiyaguhitamo wowe. Muranyumva neza? Kandi reka mbabwize ukuri, mujye mwirinda umugore wafushe warakaye. Icyo yavuga ku Mana gishobora kukubaho. Ndavuze ngo gishobora kukubaho. Muranyumva neza? Muzabyirinde bagabo bene data mu nyumva, ni mwebwe mubwirwa. Ubu rero turi muri bridal shower. Dore muri bridal shower ukuntu bigenda. Bazana amakado. Bakajya baza umwe akaba yazanye ngo uzakenera mu majyambere aryo uzakenera iki? Bati nzakenera frigo. Bati yego di. Tante akayizana. Ati ngiyo frigo. Ukeneye frigo y'imiryango ingahe? 3 cyangwa 6 irindwi. Bati nkeneye y'ama etage. Bati nibyo akirama. Bati uzakenera iki? Nkeneye ibi ngibi. Buri muntu wese agatanga bridal shower ye, undi agatanga bridal shower. Nigeze gutaha mu bukwe bw'abantu bafite ubushobozi, kujya mu nama y'ubukwe bw'abantu bafite ubushobozi. Ngiye kumva nkumva umuwakuru umwe aravuze vraiment donc quand même kubera ko jewe nareze aba bana, jewe icyo ngiye kubakorera ni gato cyane mu mbabarire, ariko mbishyuriye voyage de noces, muzajye Dubai mu mari iminsi yose mushaka, all on me. Yarangiza agahita asinya chèque en blanc. Chèque en blanc murayizi? Reka mbibasobanurire. Ashyiraho signature akavuga ngo muyishyireho amafaranga mushaka. Noneho undi akavuga okay, ubu se ndabahikiko papa wanyu byose yabahaye, ariko ngiye kubaha imodoka ya 0 kilometre. Nyoshonyo 0 kilometre. Wimugirira ishyari n'uwo muryango nyine yavuyemo. Muri bridal shower dore nicyo bakora, bakabaha amakado bihwanye n'ibishoboka byose, hanyuma ababyeyi nabo bakabaganiriza. Yesu ari muri bridal shower. Ndavuze ngo ari muri bridal shower. En fait biraje ishinga Kristo kumpa amavuta, kubera ko ayo mavuta Kristo ntabwo yakeneye mu ijuru. Biraje ishinga kumpa impano z'umwuka wera, kubera ko mu ijuru impano ntizikora, barabona byose, nta ndwara zibayo. Biraje ishinga kumpa umugisha, kubera ko Kristo mu ijuru nta madolari akorayo, nta mafaranga y'amanyarwanda akorayo, nta makwaca akorayo. Biraje ishinga kuyampa, kubera ko ibizi yuko umutima wanje ari ukubaka amatorero. Biraje ishinga. Muranyumva? Mbwira mwene so he is in that business, ari muri iyo business, muri bridal shower. Paulo arabivuga ngo dore icyo nabakwereye, igituma mbafuhira ifuhi ni ukugira ngo nzabashire mbajyanire Kristo nk'umugeni mwiza. Niyo mpamvu Kristo ariho arakora. Dore ibintu arimo, Kristo ari muri business yo kugira ngo utazigera ubona urwitwazo rwo kutuzuza umuhamagaro w'Imana. Ariko ubwo mwanyumvise, arashaka kubasohoreza amasezerano kuko aza vuba, kugira ngo mutazitwaza kudasohora kw'amasezerano ngo bityo ntukorere Imana. Vuga uti ndabyakiriye mu izina rya Yesu. Si umwanya kugiye kandi ubu narindi muri introduction, kugira ngo mubyumve mbere yuko nza kugera ku mutima w'icyo navugaga. Hari itandukaniro rihambaye hagati y'umugaragu, umwana ndetse n'umugeni cyangwa umugeni wa Kristo. Hari itandukaniro hagati y'umugaragu, umwana ndetse n'itorero. Hari ubwo nigeze kuza hano mwampaye ijambo ryiza mbaganiriza umugaragu, and kubwanjye nemera yuko umukozi w'Imana akwiriye kugira understanding imyumvire y'ubu buryo butatu. Paulo aravuga ngo Paulo imbata ya Kristo, bivuga kletos, umugaragu udafite droit
ku buzima bwe, udafite duruwa ku buzima bwe. Mu yandi magambo, ukuguru sukwe, ukuboko sukwe, amafaranga asaye, ubuzima bwose subwe. Ariko hari n'urundi rwego rw'umwana. Umwanditsi w'igitabo cya Yohana we yakoresheje irindi jambo, aravuga ngo bakundwa, ubu turi abana b'Imana. Kandi koko niko turi. Akoresha ijambo riremereye, akoresha ijambo rivuga ngo teknon. Teknon ntabwo ari huiyos. Byose bisobanura umwana, ariko huiyos ashobora kuba ari umwana watoraguwe, umwana wazanywe mu muryango nk'imbata bakamugira umwana w'imfubyi wakiriwe mu muryango. Ariko teknon bivuga umwana ufite DNA ya se, ufite uturemangingo tumeze nk'utwa se na nyina, umwana ufite byose nk'ibyo se afite. Muranyumva neza? Niba turi teknon b'Imana, reka nze mbabaze, mbese Imana irarwara? Niyo mpamvu Imana ije kugukiza mu izina rya Yesu. Mbese Imana irakena? Niyo mpamvu Imana ije kugutungisha mu izina rya Yesu. Bibiliya ikoresha ijambo bakundwa, akoresha ijambo riremereye, aravuga ngo ni nko kuvuza induru y'ababo, behold, ni nko kumva, murebe urukundo Imana yadukunze rwatumye duhinduka abana b'Imana, kandi koko niko turi. Akoresha umwana. Ariko umwanya mfite sigaranye, ndashaka gusobanura iki ngiki. Urwego nyamukuru Imana itwifuzaho ntabwo ari uko tuba imbata, ntabwo ari uko tuba abana. Imana iratwifuza ko tuba abageni. Mbwira mwene se abageni. Munyumve, umugaragu ahabwa ibihembo. Icyambere, umugaragu ahabwa ibihembo, arahembwa. Umwana ahabwa umugabane, ariko umugeni cyangwa umugore ahabwa ibintu byose umukwe afite. Unyumve gutya. Munyumve, umugaragu iteka ryose avuga ngo ndakora mvunike nzahabwa ibihembo, kuko umukozi ahabwa ibihembo. Nta uzirika ikimasa cy'imfizi ihonyora, niko Bibiliya ivuga. Ni koko ukamera nk'umugaragu. Umugaragu akora iteka ryose arwana n'ibihembo, akora iteka ryose arwana no kuvuga ngo ibihembo nzabibona ryari, umunsi wo guhembwa ni uwuhe. Abapangira, muzi ko ubu ngubu turi kumwe hano n'abantu bariho barapangira umushahara w'ukwezi kuzaza. Akavuga ngo umushahara sige nzabona uwo mushahara nkahita mbanza kwishyura ideni rya murokore. Ariko abantu bacuruza butiki bose ko bitwa murokore, ngo nishyure ideni ryo kwa murokore, nishyure n'ideni ry'ibi ngibi. Akaba yarapangiye amafaranga ataraza. Abanyekongo babiri ngo bari mu nzira bagenda bafatanye, ngo noneho ngo babona amafaranga. Umwe ariruka aravuga ngo dore amafaranga, undi ngo ahita yiruka ahita yakandagira. Arangije atangira kurwana ati nayanjye, n'undi ngo nayanjye. Umwe atangiye kubatandukanya, arababwira ati ibi ni ibiki murimo? Arangije aramubwira ati ntimwayagabana ko n'ubundi mutari muyafite mutaraza. Uwo wayakandagiye ati reka da, ati nayapangiye. Wari wayapangiye utaranayabona. Muzi uko bimeze? Hariho abantu bapangira umushahara, sibyo? Kuko umukozi akwiriye ibihembo. Umwana nawe ategereza umurage, ahora yifuza yuko ahabwa umurage iyo se apfuye. Ategereza iteka ryose yuko umubyeyi we uzamuraga azavamo umwuka. Ariko umugeni we c'est différent, biratandukanye. Apfa kuba yakunzwe, iby'umukwe bihita bihinduka iby'umugeni. Murebesha, mwumve, konte ye ihindukiye, imodoka ye ihindukiye, inzu ye ihindukiye, ibintu byose bihinduka ibyande ibye, naho yaba ataravunitse. Njya ndeba nkunda amatora yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika,
mu minsi ishize, mu gihe cyashize bariho baratora Biden, yaravunitse arazunguruka. Murabizi ko ari umugabo ukuze ushaje, azunguruka akora kampanye. Nimuntora nzabigenza ntya, nimuntora nzabigenza ntya. Agira gutya aratorwa. Mwumve, umunsi yatowe, Air Force One igendamo Biden, ni nayo ndege igendamo umugore we. Rolls Royce itwara Biden, ni nayo Rolls Royce itwara umugore. Umugore ntacyo yavuze. Umugore ntabwo yigeze yandika programme ya leta, ntabwo yigeze arara amajoro, wenda ariho aratunganya ibyo mu rugo, ariko ntacyo yakoze. Ariko umunsi bagize umugore wa perezida niwe wenyine ufite uburenganzira bwo gusohoka. Perezida yaramutse abaturage n'umugore akaramutsa abaturage. Muraho, 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 sava, muraho, sava. Ntabwo yigeze yiyamamaza. Nta matora ajyabaho ya first lady. Mu bihugu byose byabayeho ku isi nta matora ya first lady. Harayo mwumvise ra? Ariko perezida apfa gutorwa, icyubahiro cy'umugabo gihita gihinduka icyubahiro cy'umugore. Come on, hallelujah! Cyane hallelujah! Cyane hallelujah! Reka nkubwize ukuri, ntabwo uri uwo guhabwa ibihembo. No. Nta nubwo utegereje umurage kugira mbere yuko umuntu apfa. Najyaga numva abajene barambabaza cyane kandi bantera agahinda rimwe na rimwe, b'abakozi b'Imana bagatangira kuvuga ngo ubu ni ryari nanjye nzahabwa umwanya wo guhagarara no kuvuga no kubwiriza ubutumwa bwiza. Ni ryari bazaduha umwanya ryari abantu bakuze ko baziritse umuhamagaro wacu. Jewe sindi bo muwo baziritse umuhamagaro. Muzi impamvu? Ntabwo ntegereje yuko hari umuntu uva ku gatuti kugira ngo nkajyeho. Ako gatuti nakarema, iryo torero naritangira, uwo murimo nawukora, isoko yahinduka gatuti kanje. Muzi impamvu? Ndi umugeni. Cyane haleluya! Ntabwo umwanya wanje uri mundi, umwanya wanje urahari. Kubera iki? Ndi umugeni wa Kristo. Ntukarwane n'abantu bavuga abantu bangiriye mu mwanya, banyibye amase. Uzi ko abarokore n'abasazi? Siko nigeze kumva umuntu avuga ngo Imana yamuhishuriye ngo umuntu ngo wamwibye amasezerano. Ibaze abarokore uko babyetutse wa? Nta bitaro tuzagira by'abarokore bavangiwe ngo tujye tubajyanayo tubashakira abakozi b'Imana bajye kubigisha. Ngo yanyibye amasezerano, undi ngo yanyibye iyerekwa. Ninde wakwiba iyerekwa? Iyerekwa ni wowe naryo upfana naryo. Aroni ubwo yamburwaga umwenda w'ubutambyi yahise apfa. Iyerekwa ni wowe. Ninde wakwibye iyerekwa? Acha bwe scroll. Mani tubabarire. Icya kabiri, umugaragu ahabwa akazi, umugeni kubw'urukundo. Cyangwa umugaragu ahabwa akazi, umwana akaba adopte mu byanditswe byera. Ariko nanone umugaragu umugeni we dore ikintu aba par amour, ntabwo ahabwa akazi, urukundo ruramutwara. Haleluya! Mu gitabo cy'indirimbo za Salomo, Bibiliya iranezeza. Nkunda wa mugore umushuneye mu kazi. Yaravuze ngo yo bakundwa, ntimukangwe nuko nirabura, ntimukangwe nuko nirabura. Aravuga ngo mu gifaransa ndarikunda, je suis noir mais je suis belle. Wavuze ngo reka ibimbi ceceke kubw'impamvu z'umutekano wanjye. Uwirabura akavuga ndirabura, muriho muranseka ko nafite inzobe nkamwe, ariko umukunzi wanjye yarankunze. Nirabujwe n'ubutayu, ariko umukunzi wanjye yarankunze. Salomo yavugaga iby'umugore, mugore we, je suis noir mais je suis belle. Ngiye kukubwira impamvu.
hari impamvu ntazi ntasobanukirwa. Uyimbajije sinayikorera isubirajwi n'isubirajambo ngo mbyandikeho dokima. Hari impamvu Imana yaguhisemo nk'umugeni. Ntabwo nagiye mu nama zayo kuko iyo mba nduwuhitamo nanjye ubwanjye simba narihisemo, ariko kubera ko yabihisemo icyubahiro ni cyayo. Yaragukunze. Come on, hallelujah. Ninde muntu wari wakora ubupfapfa ngo agerageze kwivanga hagati y'urukundo rw'abantu bakundanye ngo atangire kumubwira ngo dore uko gisa, urabona se buriya ariya mabinga ariyo yawe, urabona agenda nk'ukwaza nta gisusa agira, iyo aje wagira ngo ariho aragenda, harumye wagira ngo ni umuheto. Uko bivuga birushaho gucanira urukundo rwe. Uko barushaho kukuvuga nabi, Kristo niko arushaho kugukunda. Uko barushaho kukwica, Kristo niko arushaho kugukunda. Uko barushaho kuvuga ububi bwawe, Kristo arushaho kuvuga ati ye baba we nicyo namukundiye. Haleluya, haleluya. Mwumve nanone, umugaragu arahakwa, umugaragu arahakwa, ariko umwana we agira relation n'umubyeyi. Ariko nanone kandi hirya y'ibyo umugeni we ntabwo ahakwa, aba ari mu busabane n'umukunzi we. Muranyumva neza cyane? Muranyumva? Reka mbabwire urugero. Mu rugo mfite umukozi, ndamukunda kandi turamwubaha. Ni umukozi w'Imana, yarakijijwe, yavutse ubwa kabiri, tuzasangira ijuru. Ariko hari level atajya ageramo iwanje mu rugo. Mfite agahungu iteka ryose iyo abyutse saa 11 niwe muntu ugira niba ture ya mbere mu rugo rw'iwanje. Ahita aza agahita numva papa 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 cyangwa mama ouvre. Batese ninde se moi jeje. Azi uburenganzira bati ninde, ati ni jewe jeje, ati kingura kingura. Noneho nkaza nkakingura cyangwa mubwira ngo subira kuryama, ariko we aza yiruka yinjira nyine uko ashaka. Muranyumva neza? Wari wabona umwana uri iwabo w'abandi abayimunyamunya yabuze uko abigenza, uyu uri kumwe n'abana mu rugo rw'abandi uravuga ati ariko se aba bantu ni babandi biwanje, iyo bageze iwanje ko bakina karate. Ariko yaba kigeri iwabo huyo akaba arasimbutse. Kubera iki yageze iwabo? Muranyumva? Hari urwego rw'umwana teknoni, ariko hari n'urundi rwego rw'umugeni. Muzi urwo ari rwo? Hariho ibice intime, ibice byihariye by'ubuzima bwanjye n'iby'umubiri wanjye umwana wanjye atazigera abona. In fact umwana watinyutse kubireba akanabiseka, muzi umuvumo yagize kwande? Munyumve kwande? Kwande ise ari we Nowa. Mwumve, hari urwego umwana atajya abonamo ababyeyi be, ariko umukwe n'umugeni nibo bantu bashira isoni. Narumiwe karabaye. Muzi abantu barebana, mwihangane mbivuge, bakarebana bambaye ubusa ntibagire ikibazo wa, ariko wowe waba ubikoze utari mariye ukabuguye mu cyaha. Subutose ngaho sibeshye ngo urebe uburyo uri bugirweho n'umuvumo w'icyaha ukoze. Ariko abageni bo barabonana. And let me tell you something, bifite icyo bivuze. Bibiliya irambwira ngo Adamu na Eva ngo bari bambaye ubusa ngo ariko ntibagire isoni. Ntabwo ari ubusa gusa bw'umubiri. Doze icyo byari bivuze? Byari bivuze ils étaient tout transparents. Umutima, ubugingo n'umubiri nta kintu na kimwe bahishaga imbere y'Imana. Urwego rwabo rw'Imana bari très transparent. Ubwo icyaha cyabazagaho ikintu bakoze bagiye kwihisha Imana. Reka mbabwire inkuru nziza. Imana irifuza kwibeyura ikarekura ubwiza bwayo ikabutwikurura bwose. Ubwo iteretse Mose ikavuga ngo kugira neza kwanjye kuraguhagije. Uko kugira neza nta kundi Imana ijya iguhishura, nta bwiza bundi, nta rundi rwego rw'ubwiza
imana yahishurira keretse iruhishuriye abageni. Come on, hallelujah. Umugeni niwe uhishurirwa amabanga, akamenya transparence. Hari urwego utarageramo, niyo mpamvu hari ibyo udahishurirwa. Hari urwego utarageramo rwo gusobanukirwa uwo uriwe muri Kristo Yesu, niyo mpamvu udasingira. Reka nkubwire, uri umugeni wa Kristo. Ibiri ku mutima w'Imana byose ni ibyawe mu izina rya Yesu. Cyane, haleluya. Ubundi ugira full access. Abakora mu biro murabizi, iyo mu biro byanyu mufite system, cyangwa dufate nk'urugero nk'irembo n'urugero. Murabona irembo, hari abantu baba bafite access zitandukanye. Wowe ukagira access yo gusaba icyangombwa no kugihabwa umaze kwishyura. Murabyumva? Abandi bakagira access yo kugira ibyo bahinduramo. Abandi bakagira access yo kugira ibyo bakora mu irembo bakarikora kubera level ya access. Muri systeme zindi zitandukanye, leta cyangwa muri banki, deje abafite access itandukanye n'umukozi ugitangira. Hari ibyo ababasha gukora muri system, ariko hari ibindi by'imuhengeri bisaba deje cyangwa abandi bahambaye. Reka nkubwire inshuti yanjye, uri umugeni wa Kristo. Imana iriho iraguha access. Ndavuze ngo ahera imuhengeri hishurirwaho Imana, mu cyumba cyihishe indani aho abandi batagera. Aho niho Imana yaguteguriye, kubera ko uri umugeni wa Kristo. Ndavuze ngo kubera ko uri umugeni wa Kristo. Cyane, haleluya. Icyanyuma, hanyuma mvuga uburyo twaccessinga nihuta. Icyanyuma, hari umugaragu ayoborwa n'ubwoba, umwana akayoborwa no kubahwa, ariko umugeni is on another level. We ari ku rundi rwego. Wayoborwa n'urukundo, kandi urwo rukundo nirwo rumuha immunité totale. Abaperezida iyo bari ku ngoma, iyo bari ku butware, hariho ibintu, hari abafite ubudahangarwa bumwe budasanzwe, ku buryo hariho amakosa akora akazayabazwa yaravuye ku ngoma, kubera ko ku ngoma afite ubudahangarwa bumurinda. Muranyumva bavandi? Mu rukundo tugira ubudahangarwa. Ndavuze ngo mu rukundo tugira ubudahangarwa. Ntago mwanyumvise. Reka mbivuge mu ijambo wenda mu byumva. Muri Samweli wa 2:24-17, Bibiliya iravuga ngo Dawidi abonye marayika wisha abantu, abwira Uwiteka ati, umva, naracumuye kandi nabaye ikigoryi, ariko nkizi ntama zacumuye iki? Ndakwinginze ukuboko kwawe abarije kurwanya n'inzu ya data. Mwumva ukuntu story yagenze. Dawidi arabyutse, umurengo umaze kumwica, amaze kubona uburyo aremereye, kubera ko power cyangwa icyubahiro kijya cyongoza abantu kikabakoresha ibyo batagomba gukora. Amaze gutwarwa n'umurengwe, akora icyangwa n'amaso y'Uwiteka, ngo atangira kubara Abisiraheli. Abwira Yowabu ngo n'ingabo mwese, mu changement de stratégie, mugiye kujya muri statistique. Kandi Imana yari yaramubujije uko bazangana n'umusenyi wo ku nyanja, kandi umusenyi wo ku nyanja utabarika. Noneho Yowabu aramwinginga, bati ko mwami, niki gitumye ugira uwo mutima? Kubera icyo ugize uwo mutima? Ubitekereje ute kugira uwo mutima? Dawidi ngo aburana nawe, kubera ko yari umwami, arangije arabyihorera, aravuga ati, rwose manitse amaboko. Baragenda barababara. Bamaze kubabara barabaza barabamubwira. Ngo akibabona ngo ahita amenye yuko akoze icyaha. Aravuga ati, Mana, nagucumuyeho, negereye intebe yawe, umbabarire. Ngo umunsi ukurikiye ijwi ry'Uwiteka rimuzaho. Rimujeho, riramusanga, rirangije aramubwira ati, wakoze icyangwa n'amaso y'Uwiteka, wakoze icyangwa nanjye, none ngiye kuguhitishamo. Nyumvirara, umuntu ushaka guhana umuhitishamo ibihano, kubera hari umutima Dawidi, hari Imana. Dawidi yari yarafashe umutima w'Imana, ati hitamo ibintu bitatu. Ati, icyambere,
ngiye kubateza inzara izamara imyaka 7. Hitemo inzara y'imyaka 7. Cya kabiri, mugiga y'amezi 3. Icya gatatu, no kurwanywa n'abanzi bawe ugahigwa amezi 3 yose. Hitamo ibyo bintu byose. Dawidi arabireba aravuga ati inzara. Ninde muntu wari bwicwa n'inzara ngo yumve inzara yenyewe? Nigeze kuba ndi mu masengesho nicwa n'inzara, ngiye gukora petit besoin, nkora petit besoin y'amaraso, numva ndapfuye, numva mu buzima bwanjye hose harapfuye, ndahwereye. Hari umunsi nigeze kwitura hasi ndi mu masengesho, ndabinginze ntimuzigere mukora amasengesho ya seke y'igihe kinini. Impamvu mbibabwira narabigerageje, nari ku munsi wa 28 nitura hasi mara umunsi wose nahwereye. Iyo ntagirwa n'umugande kuri Prayer Mountain ngwaze ansange banterure baze bamutuzi turi mu isukari, mba narapfuye. Kandi munyumve ndabinginze ntimukabikore, bigeraho n'amara atangira kwizinga. Inzara irakwica ukibaza utariko nigeze kurya mu buzima. Hari umunsi umwe nigeze kurya nkapfa nkahwera. Ngaho ibaze rero inzara itari amasengesho, ahubwo inzara y'ubuzima buhoraho. Wari wicwa n'inzara ugafata umwenda ukawizirika mu nda kugira ngo wumve ko hari ikintu gifasha inda, ukazirika kugira ngo wumve ukongera ukazirika. Inzara nimbi. Dawidi arabyitegereza ati nimpitamo inzara abantu barapfa nanjye ndashira. Bati noneho mugiga ikubitaha ikabasanga bakagenda. Ni nko kuvuga ngo hitamo covid wenda yo ku rundi rwego. Ati jewe hitemo mugiga. Harabireheba. Batabanzi abanzi bose bahaguruke barwanye Dawidi bamuhige ijoro n'amanywa amezi 3. Ngo arabyicara aravuga ati mwami, nuko asubije Imana aravuga ati Imana, ati iki gihano kirakome, dore icyo ngusabye, ngwe mu maboko yawe kuko nzi neza yuko uri Imana y'imbabazi kandi itinda kurakara, ufite imbabazi nyinshi, nta kindi misemo imbabazi zawe. Umanisha icyo ushaka, misemo imbabazi zawe. Naho ni munyumva icyabaye. Imana ngo ihitamo igihano, ihitamo mugiga. Mugiga irazi kubita abantu. Marayika arakubita ngo ageze ahantu hamwe, marayika ngo noneho ngo agiye kurimbura nka Yerusalemu yose, ngo ndetse Dawidi ngo amwitegereza abona marayika. Murumva yari afite urwego rwa discernement spirituel, abona ibiriho biraba mu mwuka. Abamarayika bari muri mission, muri operation yo gutera abantu mugiga yo kubama. Noneho haraza yegera Imana, abwira Imana ati ariko Mana, nawe rero urancanze, jewe ndaje imbere yawe, bano bantu barazira ubusa. Aba bantu nta cyaha bakoze, ntabwo ari bo bibaze, ni jewe wababaze, ni nanjye watanze itegeko. None se kubera icyo urobanura ku butoni? Jewe wampitanye nabo kwa data bose, ni porsegara, ndemeye gupfa, myica nabo kwa data bose, ariko aba bantu ubareke. Umve Imana iravuga ati Kazol fita mizel garal. Ntabwo Mana we, ndabizi mwasigaye bamwe batangiye kwibaza ngo kubera iki Imana yabikoze, ariko jewe sinza ahantu ndi. Dore ahantu ndi mbabageze byiburaho gatoya. Ndiho ndareba Imana iri mu nama, yigisha inama. Imana data n'Imana mwuka wera bari mu nama. Aravuga ati none kiriya gihano icyaha cyakoze Dawidi, ariko se uyu nguyu afite immunity, afite ubudahangarwa, ntabwo yakorwaho. None se aramutse akozweho iki gihano kikamukora, twakura he undi uzongera gutigisa intebe y'Imana kubwo guhimbaza? Twakura he undi uzaramya, uzubaka inzu y'Imana? Twakura he undi uzubaka igicaniro, uzarajwe inshinga n'icyubahiro cy'inzu y'Imana? Twamukura he wemeye ubutambyi, urarana effort, turamukura he? Niyo mpamvu tugushyizeho ubudahangarwa. Why? Muzi impamvu? Wararobanuwe, igikundiro cy'umugeni kikuriho, ufite immunity. Come on, hallelujah. Kababwira indi nkuri wenda
ndekera mbanze nyivugeho nimbona kanye wenda nishaka msoreze nkaho. Ariko mubyitegereze, Mose azamutse ku musozi iminsi 40 yiyiriza ubusa asenga, hamagara mu maso h'Imana, uri mwiza, nyereka ubwiza bwawe burabagirirana, niba nkugiriyeho umugisha, urakwambaye, uri uwo kwiringirwa. Mose ari ku musozi, muranyumva? Noneho Imana itangira kumuhishurira amabanga adasanzwe y'ubwihisho. Imana itangira kubwira Mose ati, yewe Mose we, bati dore nusubira hasi, dore icyo uzakora, wubake ihema ry'ibonaniro, wubake isanduku y'isezerano, wubake iki n'iki, nurangiza dore ikindi kintu ugiye kunkorera kidasanzwe, uzakoresha umwenda w'abatambyi, uzaha Aroni w'umutambyi akazambara efodi, akajya yambara amabuye 12, akayambara hanaha, ubwiza bwose, iyo ngiyo, iyo myambaro aba ari uzamwambika. Mwumve. Mu gihe Mose yari ku musozi, Imana iramuha strategy imwe imubwira imyambaro y'ubwiza umutambyi azambara. Muzi ikintu umutambyi yari ariho arakora? Ariwe Aroni yari ariho arubaka igicaniro cyo kuramya ikigirwamana, imana yihe, imana y'inka. Iyo mana yari imana yo muri Egiputa, ahantu Imana yabavanye, bariho barayiramya, bari chebe. Ari we waremye amateraniro, akavuga ngo amateraniro yo kuramya inka, ari uyoboye amateraniro. Pendant que Dieu était en train de le glorifier, l'autre était en train de se suer. Undi yarariho aravuga ubu nibwo bwiza, uyundi yarari mu cyubahiro. Mwumve, ari wararamye ikigirwamana. Nje ndeba abantu bavuga abakozi b'Imana, mwumva birambabaje cyane. Dore impamvu bimbabaza. Dukeneye abantu b'Imana bafite amaso yihishurirwa yo kutayobywa n'abakozi b'Imana baguye mu cyaha, ariko nanone biteguye no kugirira imbabazi abakozi b'Imana, kuko nabo ni abantu. Sinzi niba munyumvise. Twaremenye ubukristo bw'amategeko buhita busenya umuntu. Iyo abariho muri iyi minsi Aroni, dore ukuntu aba yarashizwe kuri social media, umuntu usenga ibigirwamana, umuyobe, dayimoni, umuyiriminati, bakamuvuga bati dore yazanye ikigirwamana muri Israheli. Dore none ni gute Mose avangirwa akamwambika umwenda w'ubutambyi ngo azatambirwe? Dore icyo Imana yari yabikoreye, ni ukugira ngo Aroni, umuntu wese azajya aza yasambanye, azajya mwitegereza akavuga ati, niba Imana yarambabariye gusenga ibigirwamana, nawe yakubabarira. Niba Imana yarambabariye gusenga ibigirwamana, nawe yakubabarira ibyaha. Ntamureba afite umutima wo kujija, ahubwo akamureba umutima wo kumugaruza ubugwaneza. Come on, hallelujah. Dore icyo nashakaga kukubwira, uwuriwe ubu nyine, amafuti yose waba urimo, dore Imana uko igutekereza, hari umwambaro w'ubutambyi iriho irashaka kukwambika, hari umwambaro w'ubwiza iriho irashaka kukwambika, kandi ntabwo izakwica itarawukwambika. Uyu mwanya icyamukiyeza, ubuzima bwawe bukezwa, ukongera kwambara iminite yo mu buryo bw'ubumana. Come on, hallelujah. Cyane hallelujah. Tena hallelujah. Tena hallelujah. Ni gute rero noneho twambara umwambaro w'ubwiza? Aho niho ndangiriza, ndaharangije. Narababwiye ngo umuvuga butumwe ataravuga ngo ndarangije nka 7 abagitangira. Ndatangiye. Ndababeshe sintangiye. Ariko nimwumve. Ibanga rya mbere niryo abakozi b'Imana bashizeho, ngo Ezira ategeka kwiyiriza ubusa, ngo biyeze rwose, biyiriza ubusa, bayoboze Imana inzira. Afite kwiyiriza ubusa kwayobeje abantu biyiriza ubusa. Ushobora gute kwiyiriza ubusa uriho urasaba ibintu abageni badasaba? Uriho urasaba promotion, uriho urasaba akazi, uriho urasaba ibindi. Ugomba gusaba ibyo umugeni asaba. Muzi ibyo ari byo?
umutima wa Kristo, umutima wa Kristo, umutima wa Kristo. Abareba ikintu kimwe umutima, ariko umutima wanje buriya naratangaye narumiwe. Hari umunsi nigeze kwakira umuntu mu biro, mudamu umukuze ufite imyaka 60, harangije atangira kumbwira sheri wanje yajyaga ambwira ngo arankunda tukiri abafiyanse, ariko imyaka yose tubanyuze ko atarambwira ko arankunda. Umukecuru nawe akenera affection. Reka mbabwize ukuri, Imana yaremye icyo kintu mu mutima w'abadamu. Muzi impamvu bahora bakeneye affection? Niki Imana yabaremeye? Muranyumva? Umugeni wa Kristo nawe utifuza affection ngo atangire kuvuga, uza abategeneye ijambo rimwe, urankunda, ndagukunda, urasa na bike, byinshi urabiruta, uri kibasumba, nta usa nawe, imbere yawe n'inyuma yawe, à gauche et à droite, en haut et en bas, tu es la plus belle. Dore umutima w'umugeni, dore kwiyiriza. Mwumve aho mbihera. Mu gitabo cya Mariko 2 ndibaza 17, intumwa ziraje za Yohana ndetse n'abafarisayo barazavuga ati ariko twebwe dufite ikibazo kiri très spirituel, twebwe abanyamwuka bahambaye, twebwe hari ikintu tutumva vraiment, donc quand même ntabwo tubyumva. Batese kubera bati niki? Kubera iki intumwa zawe zitajya ziyiriza ubusa? Harangije arabasubiza ikibazo cyiza ngo mbese umugeni yababara umukwe ataragenda? In other words, reka mbishyire mu kinyarwanda cyumvikane, bakabaye biyiriza kugira ngo bambone, mais je suis là, ndahari, ahubwo je suis là, ndahari. None haravuga igihe kizagera ubwo umukwe azabakurwamo, ubwo baziyiriza. Now kwiyiriza, dore reve, inzozi zo kwiyiriza, umutima wo kwiyiriza muzi wari wo, twiyiriza kugira ngo tubone umukwe, twiyiriza kugira ngo duhishurirwe ubwiza bwe, twiyiriza kugira ngo dusobanukirwe imbabazi ze, twiyiriza kugira ngo twakire urukundo rwe, twiyiriza kugira ngo tubone ubwiza burabagirana. Ntabwo twiyiriza dushaka promotion. Umutima wo kwiyiriza, twiyiriza dushaka mu maso he. Niyo mpamvu Dawidi yavugaga ngo nk'uko imparakazi yahagira yifuza amazi, nanjye mwami niko nkwifuza, ndakunyotewe. Ntabwo twiyiriza dushaka promotion, ntabwo twiyiriza dushaka inzu, ntabwo twiyiriza tureba ahandi, twiyiriza dushaka Kristo. Umuntu ushaka Kristo anesha ibyaha. Come on, hallelujah. Umuntu ushaka Kristo anesha irari. Icya kabiri nihuza mshaka kuvuga, nugukurura passion zawe zose, irari ry'umutima wawe ukarisunikira kuri Kristo. Aho kurarikira indi nzu nziza, imodoka nziza, ubutunzi, irari ryawe ukarisunikira kuri Kristo. Hariho ikintu nabonye, iyo nashatse kuvunika nararikiye nifuje nanyotewe ikintu, ntabwo njya nkibona. Kugira ngo turwanye iryo rari, dore uko tubigenza. Iryo rari kubera ko ridashobora kuguhaza, dore ukuntu rigenza, urarikurura ukavuga ati Kristo ni wowe nshaka, kuko ibi ntibizampaza. Yesu yasubije wa mugore w'umusamariyakazi, aramubwira, undi yaravuze ngo niba uri umuhanuzi ngaho nyereka niki ushaka kuvuga, amariba munyereka iriba rifukuye. Atangiye kumubwira, Yesu aramubwira, amusubiza ibintu bitandukanye hagati y'inyota n'inyota yindi. Aramubaza ngo ufite? Ati nzanira umugabo wawe. Undi ahita avuga ngo ntawe mfite. Umugabo n'inyota bihuriye? Ndababaza, umugabo n'inyota, ariko Yesu yari umuhatari. Umugabo n'inyota bihuriye? Muzi impamvu? Nuko umugore iteka ryose yahoraga azi yuko azahazwa inyota n'umugabo. Uwa mbere aza ari igisambo, aravuga ngo sinshaka umugabo w'igisambo. Uwa kabiri aza ari arwana, ati sinshaka urwana. Uwa gatatu aza avuga ngo akunda amafaranga, kandi sinshaka ukunda amafaranga. Abo bose ntibigeze bahaza inyota. Afite inyota ufite ni ya Kristo. Hari vide iri mu mutima wawe idashobora kugira ikindi kihaza usibye Kristo. Kuri iyo nyota ufite mu kwahagira
hanze aha abana baraziritswe barafunzwe kubera irari, arashaka kubonera ibintu byose icyarimwe atavuniye, akavuga ati ndabyakira. No, fata passion zawe zose ziganishe kuri Kristo. In fact iri ni ryo banga ry'ubuzima bwanje. Ntabwo nzasaba icyo umugeni adasaba, ndiho ndashaka ubwiza bwa Kristo. Icya gatatu, kwiga kumenya urukundo rwa Kristo. Kwiga kumenya urukundo rwa Kristo. Subiye kuri rya jambo hanyuma dusenge. Natwe Yohana wa mbere 4:16 na 17. Natwe twamenye kandi twizeye urukundo Imana idukunda. Imana ni urukundo kandi uguma mu rukundo aguma mu Mana. Imana ikaguma muri we. Ibyo nibyo bimaze gutunganya rwose urukundo muri twe, kugira ngo tuzatinyuke ku munsi w'amateka ngo kuko kwari ariko turi muri iyi si. Efete igituma tugera muri dimension ya Kristo, imugeni wa Kristo, ni yingiyi, no guhishurirwa urukundo yagukunze. Ndavuze ngo no guhishurirwa urukundo yagukunze. Ndavuze ngo no guhishurirwa urukundo yagukunze. Paulo asengera Befeso ngo hari ibyo mbifuza mumenye urukundo ubugari bwaryo, uburebure bw'igihagararo, uburebure bwose bw'urukundo rw'Imana rusumba uko rwavuga, ngo aharaho mugere ku mwuzuro, umwuzuro w'ibyo ushaka, umwuzuro w'icyubahiro ushaka, ubutunzi, umugisha, muza ahantu biri mu rukundo rwa Kristo. Ni bande bageni turi kumwe hano? Bavandimwe, mbabwiye ijambo riremereye, sinzi ko benshi mwaryumvise, ariko abaryumvise ndagira ngo nkubwire ikintu kimwe: wazamutse mu yindi dimension. Ndavuze ngo wazamutse mu rundi rwego. Munyemerere duhaguruka aka kanya, tugiye gusaba Imana ibintu nka bitatu by'ingenzi. Tubwire ngo Kristo, mpishurira urukundo wankunze, mpinyota iruta izindi nyota. Icya gatatu, ngiye guhitamo kwiriza ubusa, ntagambiriye gusaba icyo nkeneye, ahubwo mvuga ngo ndakwifuza. Uko ndushaho kumwegera, amaso yanjye arahumuka, nkazirikira ibirenge byiwe, nkumva amagambo umutima wanjye uramukunda. Afite n'iryo banga, nirihe? Uko ndushaho kumwegera, amaso yanjye arahumuka, anzirikira ku birenge byiwe, nkumva amagambo ankomeza, umutima wanjye uramukunda. Dusubiremo uko turushaho kumwegera. Uko ndushaho kumwegera, amaso yanjye arahumuka, anzirikira ku birenge byiwe, nkumva amagambo ankomeza, umutima wanjye uramukunda. Ndamukunda. Uko ndushaho kumwegera, turirimbe twese. Hagira abamfasha hano. Nkazirikira ku birenge byiwe, nkumva amagambo ankomeza, umutima wanjye uramukunda. Uko ndushaho kumwegera,
amaso yanjye arahumuka anzirikira ku birenge byiwe nkumva amagambo ankomeza umutima wanjura mukunda ndamukunda ngaho ririmba yewe mutima wanje itere hejuru kuko uri umunyamahirwe kuko wakuwe n'ubwamutwara abandi bagabo ngaho kandi ndagusaba itabaza ryawe rihore ryakajaka haleluya zarimbisha impundu yishi agakiza ke kanguya habi uko ndushaho kumwegera amaso yanjye arahumuka anzirikira ku birenge byiwe kumva amagambo ankomeza umutima wanjura mukunda haleluya ugiye kwegera imuhengere h'Imana nshuti yanjye ugiye gusaba urukundo rwinshi nurangiza urinjira mu bwiza bw'umwami nk'uko umugore wa perezida yinjira mu cyubahiro cya perezida atarakivunikiye niko nawe ugiye kwinjira mu bwiza bw'ubumana uko urukundo rw'Imana rurushaho kukwihishurira tangira wibone nk'umugeni tangira wibone nk'umugeni tangira wibone nk'umugeni Imana iri muri bizinesi yo kurimbisha Imana iri muri bizinesi yo kugira mwiza tangira wibone uri umugeni tangira wiyeze nk'umugeni usaba Imana imbabazi ngaho nshuti tangira nshuti tangira malebre sutel katenaral azeni farabizo sushel kalda mesusha rabizol azele mesuto tobesi shalfa degal radala masuto kutel akanda simiso shupra di la vesunel barala masuto katita miso tete nami ndifuza kurimbishwa nawe kugira ngo unyezeho igicumuro cyose amaraso yawe angira ukiranutse ubuzima bwanjye bwezwe nk'ubw'umugeni wambaye ibishura byera ugendera hirya no hino yiyereza umugeni kuko wadukoye amaraso y'igiciro azivelal fataramilatale atamina lana sutaletelekana atamani bisotuletila azamila talavisotulekare hedilana tunese rentalamisotuletenika azobelimatanalelele al paralala tamino suletele
Azanida la miso shuparetana akabira na la miso tunaralele zamalelele toralelele kushele Bwirimani kurimbishe nk'umugeni Bwirimani kurimbishe nk'umugeni ikwambika igishura cyera kubw'amaraso y'umwana w'intama ikwambika ubwiza wataye ikwambika ubwiza wari warabuze Save les grâces uchetekete Que ta gloire Seigneur Que ta gloire Seigneur Que ta gloire Seigneur Que ta gloire Seigneur Ubwiza burabagirana Nyereka ubwiza bwawe Ubwiza bwawe mwami Ndakwibutsa ko ndi umugeni ntari umugaragu Ndakwibutsa ko ndi umugeni ntari umwana Ndakwibutsa ko ndi umugeni ntari inshuti gusa ntari umugaragu gusa Mfite access yo kwinjira mu cyumba cyo hejuru mu cyumba cyahera Gira icyo unyereka mwami Ubwiza burabagirana Atamirima sutaratete Zalalama sotabaretele Le paranala toralatele Le parataramaletere tanatele Le baranda lama sutarale likate Atomene lelele mesushanarele Lele mesotaratele Lebele teneme sushatarele Alvana mesetirete nikol Alemelo bezushatana firele tende I can see your glory, Lord. Yes, I can see your glory. Atomira tunanti kimesushele. Ndabona maraika wawe Yesu. Ndabona maraika wawe Yesu. Ndabona maraika wawe Yesu. Sukubwiza bwawe. Sukubwiza bwawe. Sukubwiza bwawe. Sukubwiza bwawe. Zamalamara matalale kanenene sushe. Sukubwiza bwawe. Sukubwiza bwawe. Il n'y a que ça qui peut nous différencier. Nicho cyadutandukanya. Nyambikubwiza kuva ku mutwe. Nyambikubwiza ku mubiri wanje. Akanwa kanje kambara ubwiza. Akanwa kanje kambara ubwiza. Nyambikubwiza buremerera abadayimoni. Nyambikubwiza buremerera karande. Nyambikubwiza bufata igihugu. Zamariminantu sel kavereletine. Yetamaramana suntelele. Nagezeyo aho utangira ubwiza. Nagezeyo aho utangira ubwiza.
sinsubira yuko naje. I can see your glory. I can see your glory. Azamita masukaraki nemezule. Avdelene katamisonela. Ndabona ubwiza burabagirana. Ndabona ubwiza burabagirana. Sinifuza kuva aho uri mwami. Entami nimisuta vireniatu nalamiso nelalate. Atamanato nalatamizo. Ativali lilimiso taramine lilitanande. Zemiriminiso yande katamizele. Atamarama tamizo zelele. La barabelo sutara kayondo. Tutalami sapayo le kondo. Kazamende le mi konava ravioze. Balta maranto karale. Yo. La pinisotabara. Ubwiza bwawe buncengere mwami. Ubwiza bwawe buncengere kibiregeye. Permit every part of my life. Permit every part of my life. Every part of my life. Every passion. Every jealousy. Buri gice cy'ubuzima bwanje. Irari ryanje, inzozi zanje, umutima wanje. Permit bichengeremo. Zukata masuvale far. Vanzo mesingra kial. Hazinan fikul kazizete. Azolga rakiaku misampiar gulezien. Bozanima suter farantia ginol. Ezeni migrapio don vizel. Eglesine ti amparso gluki ma rival. Alfata mi sokra kitete. Lele katuya biragil. Lapo yatifa ramigal guza sinen. Rasomitanan kasia tarkubel. Ganifanta kamiso tobekai. Lontotomisa tivan guzel. Eleligrada ya super katapiton. Rataima suten gavai lo superatike. Elela sutobika taloshe. Rantu besita kamiton. Ndabona ubwiza bwawe mwami. Shuti yanje, wiba umunebwe wo kwakira ubwiza bw'Imana. Wiba umunebwe wo gusingira ubwiza bw'Imana. Kuva dutangiye gusenga, ndiho ndabona ikiganza cya marayika. Kirimo ibuye rinini ririho riraka umuriro. Ririho rirasohokamo. Amareyo arabagirana. Kandi reyo iriho irajya ku muntu umwe n'uwundi. Ndakwinginze hari icyangiro kigiye kukuvaho. Hari igisuzuguriro kikuvuyeho. Hari icyangiro. Hari maske wari warambitswe. Hari igitwikirizo cyari kikuriho. Kiriho kirakurwaho n'ubwiza. Ngaho shikama wakira ubwiza bw'Imana. Haguruka wakira ubwiza bw'Imana. Intwarane zibukishamo igitugu.
zone kampia lusegredu zasel. Zamura ibiganza uvuge ngo imirasire y'ubwiza bwawe Mana ize ku buzima bwanje, inkure w'icyangiro cyose, ijuru rinyibuke, ijuru ringaragaze, ijuru rinyerekane kuko ndi mu bwiza bwawe. Zani farakila tosushete. Uyu ni umugoroba wawe. Ndavuze ngo uyu ni umugoroba wawe. Ndavuze ngo uyu ni umugoroba wawe. Akira, akira ubwiza. Akira, akira ubwiza. Akira, akira ubwiza. Dosminai kamizun faral. Zoni krakiam pitodozushel. Zoto mente. Velfa tebrizo. Zakliso tomiza. Zenia karimene. Melizono kobelle. Zoshata beratu ya kinesel. Volo vezita simasush. Zota migragil faziatal. Loto misatekerekel. Urakoze kumemburi ahantu. Urakoze kumemburi ahantu. Urakoze. Urakoze mwami. Urakoze mwami. Urakoze mwami. Urakoze mwami. Uko ndushaho kumwegera, amaso yanjye arahumuka, anzirikira ku birenge byiwe, umva amagambo angomeza, umutima wacu uramukunda, ndamukunda. Haleluya, haleluya. Kuva dutangiye gusenga, marayika w'Imana yagendereye hano hantu. Nabonye ikiganza gihuta kiruka kiva mu ijuru, kiza mbona hagati y'intoki hariho haravamo amareyo, kibumbuwe mbona ibuye rigurumana kandi rero rirasohora amareyo, kuko ubwiza bw'Imana, Imana yabumanuye hano hantu. Ubwiza bw'umugeni buje ku buzima bwawe, kandi icyangiro kitazongera kukubaho mu izina rya Yesu. Mbonye marayika w'igikundiro cyinshi agusanga, nshuti yanjye. Hariho kado agufitiye. Ndavuze ngo hariho kado agufitiye. Ndavuze ngo hariho kado akuzaniye. Azanywe yihuta. Marayika aje ku buzima bwawe n'ubuzima bwanje. Kubera ko wageze hano hantu, ntabwo uzingera kongera kubaho uko wari uri mu izina rya Yesu. Mbwirira mwene so nabimenye. Nabimenye, mumbwirire ngo nabimenye. Uyu mugoroba narimbishijwe. Ubu mbona ndi umugeni. Narimbishijwe. Nambaye ubwiza bw'ishobora byose, kuko uyu munsi ndi umugeni. Ibya Kristo byose ni ibyanje. Ubwiza bwa Kristo nibwo bwanje. Nakiriye ubwiza bwa Kristo. Nakiriye imbabazi za Kristo. Nakiriye ubudahangarwa bwa Kristo. Uhereye none imyaka yanje irongerewe. Uhereye none ubuzima bwanje
bwongeye kwambikwa ubundi bwiza buntera kurama, gutera imbere, kwaguka hirya y'ibyo abantu bibwira. Vuga ngo ndi umugeni, vuga kandi ndi umugeni. Hari igitwikirizo wari wambaye ku mutwe wawe kivuyeho uhereye none. Hariho abantu bagiye kwibukwa mu izina rya Yesu. Hariho abantu ndavuze ngo bagiye kwibukwa. Uyu mugoroba uwandike muri karne yawe. Ntabwo njya mvuga ntavugishijwe n'Imana. Ijwi rirambwiye ngo wari waratawe, waribagiranye, ariko ugiye kwibukwa mu izina rya Yesu. Ndavuze ngo ugiye kwibukwa mu izina rya Yesu. Hari ubwiza bugiye gucengera ubuzima bwawe. Abantu bazakwitiranya bavuge ngo nuriya twari tuzi, uzavuga ngo si jewe, nahindutse umugeni, ndi umugeni wa Kristo, ndiho ndarimbishwa. Kubera iki? Mvuye mu bihe aho Imana iba mu izina rya Yesu. Ndavuze ngo ibihe by'Imana birahindutse mu buzima bwawe. Amazi arihindurije, marayika aje mu mazi, ikidendezi BETHESDA, amazi arihindurije, marayika aje mu mazi. Itandukaniro niri, ntabwo ari umwe uri buhabwe umugisha, si babiri bahabwe umugisha, ntabwo ari batatu bahabwe umugisha, ni twese duhabwe umugisha mu izina rya Yesu. Come on, hallelujah. Chane hallelujah. Chane hallelujah. Niba witeguye kwakira, tugiye gufatanya hallelujah zitatu. Tugiye gufatanya hallelujah zitatu. Muranyumva neza? Tugiye gufatanya hallelujah zitatu. Bibiri iravuga ngo mu kanwa k'impinja k'abana bato b'ibitambambuga ngo Imana yibikiyemo imbaraga zo kunesha umwanzi. Nidutera haleluya, tubumbuye haleluya, mu kanwa kawe aka kanya